Muraho mwese ikaze kuri Solfège Barimus ni Pacis Dori Ndahiro ninjye presenter wanyu ninjye mwarimu wanyu. Uno munsi turigana agafunguzo ndanganota ka sol cyangwa se mu Kinyarwanda la clé de sol, umutwe wa mbere ubumenyi bw'ibanze. Mbere ko dutangira ino somo nasabaga ko buri wese afata crayon, agashaka late, ubundi tugatangira n'agapapuro birumvikana k'umweru byaba byiza. Tugiye kwiga gushushanya agafunguzo ndanganota ka sol. Hari intambwe zirindwi twakwifashisha, hari uburyo butandukanye bwo kugashushanya, ariko izi ntambwe zirindwi biroroshye cyane kuzigisha no kuzisangiza abandi ku buryo bazifata vuba mu mutwe. Rimwe, shushanya umurongo ugororotse umanuka urengejeho impande za ruguru n'izepfo za mundwanota, nka gutyo ubona nagushushanyije karenga impande zombi za mundwanota. Shushanya agace k'uruziga uturutse ku ruhande rw'iburyo gasatira umurongo wa kabiri uvuye hejuru. Umurongo wa kabiri uvuye hejuru urabona ko uri mu mutuku, ibyo ni ibyerekezo tukaba turakabonye agace kacu k'uruziga. Ushushanya kandi gace k'uruziga uturutse ku ruhande rw'ibumoso gasatira umurongo wo hasi mu cyerekezo cy'isaha, kitari icy'isaha, kibusanye n'icy'isaha. Umurongo turaba tugana n'umurongo wo hasi, wo ngo uri mu mutuku. Naho turaturuka dore icyerekezo nguwo umurongo wo hasi twaganagaho. Tukongera tugashushanya kandi gace k'uruziga kabusanye nako tumaze gukora ugana iburyo gasatira umurongo wo hagati. Turakomeza mu cyerekezo gihabanye n'icy'isaha tugana umurongo wa gatatu cyangwa se umurongo wo hagati, wo ngo uri mu mutuku. Dore ibyerekezo twagiye. Komeza ushushanya icya kane cy'uruziga cyangwa se mu Gifaransa un quart de cercle, ugana ibumoso mu cyerekezo gitandukanye n'icy'isaha birumvikana, usatira umurongo wa kabiri uvuye hasi. Nuko twavugaga mu kanya mu isomo rishize, uwo ni umurongo fatizo w'agashushanyo ndanganota ka sol, nkuko nabibabwiraga mu masomo ashize. Ibyerekezo ngibyo dore aho tugana tukaba turakabonye. Ya gatandatu, kugira ngo dukore umurizo wacu, shushanya icya kabiri cy'uruziga ugitambika ugana ibumoso mu cyerekezo cy'isaha. Mu cyerekezo cy'isaha uturutse ku mpera za wa murongo hepfo aho ngaho. Icyerekezo ngicyo tukaba turakabonye, ukaba ubonye agafunguzo kawe ka sol. Akize neza kugira ngo witoze ukora utundi dufunguzo twinshi muri ubwo buryo. Tukagira dutya umurizo kimwe kugira ngo buri wese akore byibuze utuntu 10. Turamufasha cyane kubisobanukirwa. Sawa? Biroroshye cyane, ni intambwe enye zonyine. Rimwe, shushanya agafunguzo kawe mbere na mbere. Birumvikana ko ubanza gushushanya mu ndwanota, ugashushanya ku gafunguzo, wibuke wa murongo w'umutuku fatizo. Shaka umurongo wa kabiri uturutse hasi nkuko navugaga, ari wo twita umurongo fatizo uri mu mutuku nkuko ubona kuri iki gishushanyo. Inota ryose rizaba ari kuri uwo murongo rizaba ari sol. Wibuke do re mi fa sol. Kane, maze ushamikira andi manota wibuka ko hagati y'imirongo naho handikwa. Ndagira ngo tubyibuke neza kuko ushobora kwita ufata umurongo ukurikira cyangwa uri hirya gato yawo. Oya sibyo. Inota rero raza kujya munsi ya sol riraba ari fa. Turebe icyerekezo turagana gana iburyo kandi hagati y'imirongo tukore mi, tukoze re, tunakoze do. Noneho twabona hirya tukabona la, tukabona si, tukabona do. Twabikora byose hamwe tukaba tuzamutse game yacu cyangwa se tumanutse game yacu ku gafunguzo kacu ndanganota ka sol.
twibutsa ibyo tumaze kwiga. No munsi twiganye muhundwanota, agafunguzo ka sol, kugashushanya ndetse no kugasomeraho amanota. Ndagira ngo muzakore neza imyitozo twabateguriye ndetse munagira amatsiko murebe indi myitozo iri kuri internet n'ahandi hatandukanye kugira ngo mutyaze ubwenge bwanyu. Mwakoze cyane, nahisomo ritaha. Bye bye.